liste yaho ndavuga nti Imana naba nabo. Imana iramubwira ngo ye nabo kuko ubwo Yesu yari ku musaraba yababariye akimanitse ku musaraba, ibiganza birimo imisumari, umutwe urimo ikamba ry'amahwa, abantu bahagaze munsi barimo kumuseka, arabareba arabitegereza aravuga ngo data bababarire ko batazi icyo bakora, nawe bari yo nzira unyuramo kandi bizakugirira umumaro. Umva, niba hari umunsi nariza amarira, naraturitse ndarira mbabarira abo bantu, data babarira uyu nguyu, nkamarira kanga, najya kuvuga ngo babare nkumva haravuga ngo baragapfa baragashira n'abana babajyane nabo, ariko ngwana n'umutima ngeze aho ngaho ndawunesha. Abikora kabisa, Yesu arambaga aranyoza aratunganya, narangiye gukora lise yari ndende rero nk'abantu bagera muri za 30. Narangije kubasengera neza, imbaraga zanshizemo, ndaryama ndasinzira. Narakangutse numva n'uwazana umuyaga ugahuha naguruka. Umunsi ukurikiyeho ikintu cyambwiye ko Imana hari icyo yakoze muri jewe. Narazamutse ngiye ku ishuri ngiye kwigisha, umubikira watuyoboraga ambonye nturutse hirya arambwira ngo je ngo niki cyakubayeho, ni kubera iki? Ngo waturutse hepfo hariya, ngo mbona urasa neza mu isura ntigeze nkubonamo. Ndavuga ni maseri, koko nibyo, hari ikintu Yesu yarayakoze muri jewe. Hari umushyo yarayashyizemo arambaga nk'ubaga ifi, arangije ibyo mu nda byose abikuramo ashyiramo umutima mushya. Reka twicare mbigutekerereza. Mpera kuri iyo nkuru nkuko nayibabwiye, ndabimutekerereza byose, mbona umubikira araturitse arariza. Ngo najyaga nkubona ntazuriwe, ni nuwo ndiwe, ariko nkubwira ikintu kimwe, ubu ndundi muntu. Kandi nikomeze guhera uwo munsi sinigeze nsubira inyuma, kuko hari n'indwara narwaraga zahise zikira. Ubu bwo mu ndeba narwaraga igifu, iyo hazaga ikintu giteye stress nandika memoire yanjye, nubwo nabonye amanota menshi, narwaye igifu. Umudamu watuvuraga ariheba, anshyira ku mata biranga, angurira nido biranga, anshyira ku binini biranga, kandi naribwaga n'iki n'imbeba zari ziri muri jewe, imbwebwe tu. Navuga ni ndimo ndagoka, amanota nzayabona, ariko iki gihugu nta mugisha nzakiboneramo, bikanja. Ariko ubu ngubu niyo wateka urusenda ukampa ubugari, narurya nk'isosi, nta gifu nyirwara. Byajyanye n'iyo ntuza, umunsi nihani nkababarira, ibifu byaragiye. Ko burya hari imbwebwe ziturya tukajya turwara twibwira ko ari ubundi burwayi, ariko harimo impamvu. Ndagira ngo ngarukirize aha ngaha, mbwire buri muntu wese uri hano, reka Yesu arebe mu mutima wawe, wirebemo imbere, kuko hari ubwo twishakira ibisobanuro. Nibyo nenda kubabwira, yewe abo bantu bagera kuri 30 nabwiraga Yesu, mva Yesu, abandi bo ndabizi rwose byari prejudice, byari ibintu bidafite ishingiro, ariko ababo uyu uramuzi n'imbiri yari afite, uyu nguyu uramuzi ahagaze iwacu yambaye agakabutura kanjye, reka bose nari ngifite picture yabo mu maso, uyu uramuzi. Hari nubwo najyaga mbibwira mama akambwira atari ko ibyo bintu urabizi. Ubwo ibyo bintu urabizi? By the way, ikigusetsa ibyo bimwe navangaga ibya 61 na 63 ko burya abantu ntibagira amatariki mu mutwe. Nkambwira mama ndabizi, ndabyibuka, kuko byari byarafashe mu mutwe. Burya hari ibintu umwana yibuka, ibintu byamunejeje n'ibyamubabaje ntibiva mu mutwe w'umwana. Nabyo burya mujye mubyitondera, nubabaza umwana ujye umenya ko ashobora kutazabyibagirwa. Umwana muto mujye mwitondera uburyo muwafata. Ariko Yesu yarampinduye, kandi ibyo Yesu yankoreye nawe ashobora kubigukorera. Numwemerera ukajya imbere ugatwikura ukamubwira ngo rero Mwami Yesu, iyi bagage ndayigendana kandi ndashaka kuyigusigira, ndashaka kudesharije uyu munsi nkayigusigira. Yaba ari ibyaha ukaba ufite umuntu wahemukiye, ewe hari abantu bahemuka ubuhemu bwe bukamukurikira, atari n'ibi bya jenoside yakorewe Abatutsi, oya ubuhemu busanzwe. Umuhungu atera umukobwa inda, reka wenda mbaye yongeye kuko sinzi impamvu nje mu mutwe. Umuhungu umwe twigeze kuganira yateye umukobwa inda, hanyuma aramufasha bayikuramo, amujyana nawe ati nta mwana wawe nshaka, ndaguha amafaranga inda tugende tuyikuremo. Bayikuramo, ntiyanamurongora undi.
noneho batinze gutwita aza kundeba arambwira ati pastor mfite ikibazo ki ati ndumva Imana irimo kumpana ati kubera icyaha nigeze gukora ntoya amezi 5 aciyeho nta rwose ntarirarenga nta cyaha Imana ya Irembo Ryera TV, Irembo Ryera TV online nabo turakomeza tubane mwese Imana ibahe umugisha. Uyu munsi tugiye kwiga inyigisho ikomeye cyane ariko idakunze kuboneka. Inyigisho yitwa gukira ibikomere by'amateka. Gukira ibikomere by'amateka. Kuki mvuga ko ari inyigisho ikomeye nuko buri muntu wese arakomereka. Reka mbanze mpere kuri icyo ngicyo. Buri muntu wese uzabona aho yava akagera. Uzakubwira ngo we ngo ntakomereka ngo ntigeze akomereka uzamubaza aho atuye. Kuko twese turakomereka. Kuko bamwe bakomerekera iwabo. Uzi yuko umuntu akomereka akanakomereka akiri mu nda. Buriya ntabwo abantu babizi, wenda ndabaha ingero nkeya ariko neko bitindaho cyane kuko siyo nyigisho. Umwana wavukiye ahantu nyina aba kuri stress ya buri munsi cyane cyane ibamo ibimutera ubwoba. Uwo mwana aba afite amahirwe mabi menshi yo kuzakura afite ubwoba, yo kuzaba umunywi kubera gushaka ibimumara ubwoba, no kuzagira n'iyindi myitwarire ishobora kumugora. Ibyo ni ibintu byakorewe ubushakashatsi biza kugaragara yuko bakurikije umubare w'abantu bagenda bagira imyitwarire runaka usanga mu mateka yabo harimo ubukomereke. Yavukiye mu muryango uri toxic, mbese urimo imyotsi myinshi. Aho ngaho ugakomereka utazi n'igihe wakomerekeye. Noneho wavuka iyo uvukiye aho ngaho ibikomere byo rwose biragusanganira bikagwira ngo welcome ngo tugiye kugukomeretsa. Hari umuririmbyi witwa Amagi the Black, ahantu bamwe barabizi ko mukunda cyane, yaririmbye indirimbo yitwa Ruhinja. Ati uruhinja aturarira, ati hanganeho gatoya, ati sigiye kukwakira nyine. Kubera iki? Kubera ngo uruhinja rugiye kuvukira ahantu ibikomere bizatangirana narwo. Noneho iyo wavukiye mu gihugu nk'u Rwanda ho rwose ni ibindi. Kuko buriya mu Rwanda muraza kubyumva neza nidutangira kwiga, umunyarwanda uzakubwira ngo amateka y'u Rwanda ntiyamukomerekeje azaba kubeshya. Uti kubera iki? Abantu benshi bazi ko ngo hakomeretse abantu bari mu Rwanda muri 1994 ngo jenoside yakorewe abatutsi n'intambara. Kuko ibyo bintu byombi akenshi iyo tuvuga kubera ko tuba turimo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi, ariko abantu benshi bibagirwa yuko no kuyihagarika byajyanye n'intambara. Jewe iyo mpagaze mu rusengero sindeba uruhande rumwe, ndareba impande zombi. Hari abantu bataye ibyabo barahunga, bamwe bapfira mu nzira kuko iyo bombe iguye ntitoranya abantu. Bageze Kongo korerera basanganira barapfa pe, noneho n'intambara ibasangayo. Muri munanyumva neza, niho nshaka no gukosora abajya bitiranya impfu ebyiri. Bakakubwira ngo ariko ngo twese twakorewe jenoside, nkababwira noya ntimukabyitiranye. Umuntu wagiye bombe ikamufata, umuntu wagiye korera ikamwica, yewe n'uwaba yaragize n'ibyago akicwa n'umuntu, ntabwo byita jenoside. Mujye mumenya kubitandukanya, mujye mumenya gutandukanya intambara na jenoside. Mu byo twibuka habayeho jenoside yakorewe abatutsi ihagarikwa n'intambara, ariko ibyo byombi byagize ingaruka ku banyarwanda. Muranyumva neza? So mujye mumenya kubitandukanya kandi mumenye kubyakira. Kuko hano ho mpagaze nk'umupastori, ntabwo mpagaze nk'urimo kwigisha politike. Ko tugiye kwiga ibikomere by'amateka, kandi ndaza kwibanda ku bikomere by'amateka yacu nk'abanyarwanda. Amen. Noneho ikintu kimwe abantu batajya basobanukirwa, ngira ngo noneho nidutangira kwiga muze kucyumva, ari uwiciwe ari n'uwishe bose barakomereka. Ndaza kubaha n'ingero, muranabibona no muri Bibiliya niko bimeze.
uwishe burya arakomereka. Ikimenyimenyi muri counseling mu bujyanama njya nkora, mfite abana benshi bavutse nyuma ya 94 bambaza batari ko pastor umuntu akirate ipfunwe ry'ibyakozwe nabe kandi adahari. Wewe waravutse usanga iwanyu wenda so wanyu arafunze, sibyo? Ni so wanyu, nta nubwo ari naso so wanyu cyangwa ba so wanyu barafunze, ariko kubera ko ari ba so wanyu nabo bakakwita interahamwe ugakomereka. Ubonye ngo banyita interahamwe, papa nta nubwo yagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi, ariko nanjye banshyizemo kubera ko mfite ba data wacu babikoze. Ntibizana igikomere kinini cyane. Umuntu akajya agenda yumva afite ipfunwe ugasanga ari hohora kandi ntacyo yakoze. Cyo si igikomere cy'amateka. Noneho iyo biteranije fata noneho na babandi babikoze. Kugiye nabwirije mu magereza yose yo mu Rwanda mbere ya mbere y'ibihumbi 2004 na 5, kuko navuye mu murimo w'ivuga butumwa njya mu gipastori mu 2008. Muri iyo myaka yose kuva 1995 kugeza 2008 nabwirije mu magereza yose. Kimwe mu bintu nasanzeyo wasangaga n'abantu bakoze jenoside ko nibo bari benshi, harimo abahahamutse. Kubera iki? Muraza kubisobanukirwa. Ugasanga ku ruhande rumwe ufite abantu bakorewe jenoside bahahamutse, ugasanga no ku rundi ruhande wajya muri gereza ugasanga bayikoze nabo bahahamutse. Wajya hanze ugasanga n'abana babo bataye ibyiringiro bagenda n'ipfunwe, kandi bose bagomba kuba muri iki gihugu. Niyo mpamvu mpora mbabwira ngo buriya umusaraba wa Kristo urimo ibyiringiro byinshi kuri izo kategori zose n'izindi, ndetse kubera yuko izo ngizo ni iz'amateka politike y'igihugu, ariko hari n'amateka yihariye. Mu bicayemo hano nzi ntashidikanya ntabeshya harimo abana bamwe ashobora kubwira ati ibyo ngibyo urimo kuvuga yewe si cyo kibazo cyane. Nigeze kwigisha ahantu, umugabo umwe araza arambwira ati ariko pastor ndashaka kukubaza ikibazo, utinyuka ute kutubwira ko wababariye abantu bishe so? Jewe narananiwe kubabarira data wadutaye tukabaho mu bukene, akagenda akinjira undi mugore, abana yasanganye uwo mugore akabarihirira amashuri, twebwe ntitwige. Umuntu nk'uwo mubabarira ute? Uwo ntiyakomeretse? Kandi bashobora kuba harimo abicayemo hano bameze gutyo. Undi narondora ibikomere, kuko buri muntu ashobora kuba afite aye mateka atari aya ngaya dusangiye twese. Buri muryango ugira yayo mateka. Ugasanga umuryango wawe ufite amateka y'umubyeyi irresponsable wabakubitaga akabuza gusinzira. Ushobora kujya mu rugo ugasanga ikibabaje umugore, uretse ko biba byamukubiye inshuro ebyiri. Iyo yacitse ku icumu rya jenoside ho agashaka umugabo, noneho akamushyira kuri stress, akamushyira kuri brochette, akamwotsa, uwo wabakomeretse kabiri. Ariko ushobora no gushaka udafite mayo mateka, inkeke ubaho mu rugo ikagutera ibikomere nabyo bikeneye komorwa bigakira. Rero iyo mvuga ibikomere by'amateka nuko buri muntu wese hari amateka dusangiye nk'igihugu, ariko hari n'amateka yawe, sibyo? Yawe bwite wivaniye iwanyu cyangwa n'ubu ngubu ukirimo kubamo. Erega hari abazahangana n'amateka ya kera, hari n'abazahangana na y'ubu ngubu. Akaba akubwira ati rega urimo urambwira ibya kera, mbabarira umbwire n'iby'ubu ndimo. Nzabaho nte? Unarebye 3 bya 4 by'abantu nakira mu biro byanjye, saba afite ibibazo by'amateka ya kera, nabafite ibibazo by'amateka y'ubu. Ubana ute n'umugabo ugukorera ibi ngibi? Ariko n'abagabo bakaza akabwira ati ubana ute n'umugore ukwambura agaciro? Kuko hari kenshi usanga kubera ko ibibazo byinshi abapastori twakira n'iby'abagore, hari igihe wibwira yuko bari shyashya. Buriya nta kintu gishobora kugutangaza
nko kwakira umuntu akakubwira ibikomere bye, noneho ukazakira uwo babana yakubwira ibye kwose. Muri aba bombi marayika ninde, dayimoni ninde? Umuntu akakubwira ati giye ubu ngubu uriya mugabo aranshajije yari bunjyana indera, umpe nimero yenze kumuhamagara, namuhamagara akambwira ati pastor reka nkubwire, uzongera umuhamagara aze akubwire niba ibi nibi wari shyashya, wabicekinga ugasanga niko bimeze. Ubigenza gute ngo ukiri ibikomere by'ayo mateka yose? Ndagira ngo uyu munsi noneho tugerageze kubihuza na Bibiliya, tugerageze kubihuza n'igihe turimo, ariko tutibagirwa yuko hari n'abandi bafite n'ibindi bikomere bishobora kuba atari byo muri aya mateka turimo kwibuka ku nshuro ya 29. Amen. Turasoma amagambo dusanga muri Yeremiya igice cya 8, kandi uyu munsi ndaza kugerageza kwigisha ntashyiramo amarangamutima menshi, kubera yuko iki ni igihe cy'amarangamutima ashobora kuncika simbona uko nyagarura. Simvuga yanjye, ariko ayanjye yo narayakonteyninze, narayafashe, ariko hari igihe ugira gutyo ugakanda ahantu ukabona urusengero rwose rurarize, ariko burya biba bikubwira ngo hari ikintu Imana ipfumuye. Mwiriwe mwese. Yeremiya 8:22, kamere kuri 21. Yeremiya 8:21 haravuga ngo mbabajwe n'umubabaro w'abantu banjye, ndirabuye kwiheba kuramfashe. Mbese i Galeyadi nta muti wo mu ruhaba, kuki uruguma rw'ubwoko bwanjye rutakiza? Iki ni ikibazo Imana yabazaga, ngo mbese kuki umuntu yizera Imana agasenga ariko akabana n'ibikomere bidakira? Ngo mbese i Galeyadi nta muti womora? Mbese mu rusengero, mu itorero nta muti womora uhari? Ariko nubwo Imana ibaza iki kibazo, yari yatanze n'igisubizo. Murebe umurongo wa 11, haravuga ngo uruguma rw'abantu banjye, muri icyo gice cya 8, uruguma rw'abantu banjye barwomoye baruca hejuru, baravuga bati ni amahoro, ni amahoro, ariko rero nta mahoro ariho. Mbese hari isoni bagize bamaze gukora ibizira? Oya, ntabwo bakozwe n'isoni, haba no guhonga mu maso. Nicyo gituma bazagwa mu bagwa, igihe nzabahagurukira nzabagira imirara, niko Uwiteka avuga. Bane navuga ngo ariko uruguma rw'ubwoko bwanjye barwomoye baruca hejuru, ngo bakabwira abantu ngo ni amahoro, kandi nta mahoro ahari. Reka mbereke ibintu uko bikora. Buriya kenshi mu nsengero nagiye ngira iki kibazo, abantu bakakubwira ngo iyo umuntu yuzuye umwuka ngo ibibazo byose biba byarangiye. Ngo buri impamvu ubona abantu ngo bagira gutya ngo bagahungabana, ngo nukubera ko batakijijwe, ngo ni n'amadayimoni aba yabafashe. Kuko abantu benshi ntibigeze bumva yuko ibikomere n'amadayimoni ni ibintu bibiri bitandukanye. Kuba wakomeretse ukaba wanahungabana ukaba wanarira, ntabwo bivuga yuko watewe n'amadayimoni nubwo ukizwa, nta nubwo bivuga ko udakizwa. Muranyumva neza? Kuko iki nicyo kibazo twagize gikomeye. Umuntu nagiye njya mu kwibuka, ubu ngubu byaragabanutse, ntabwo abantu bakirira, kubera ariko nabwo si uko batarira, ahubwo nuko bagiye boroshya ubuhamya bwa bundi buri graphic buvuga uko ibintu byagenze. Muzarebe kubera guhungabana kwagiye kubaho, bene ubwo buhamya bagiye babugabanya, no mu migoroba bakabugabanya, yewe n'imigoroba barayigabanya. Kubera iki? Mu migoroba nibwo abantu bahungabanaga cyane, kuko baba bafite umwanya munini cyane wo kwihugiraho, bagahungabana. Noneho uruguma turwomora turuciye hejuru, kuba abantu batagihungabana ntibivuga ko bakiza. Naha ngaha ubu wampa umwanya nkagenda mbaza buri muntu umwe kuri umwe, wasanga hari abantu benshi batwikiriye ibikomere, baba bazima, bagaragara nkaho ari bazima ariko atari bazima. Reka muze kumbabarira ntinyuke mbabwiza ukuri, sibyo?
muze kumbabarira ntinyuke mbabwiza ukuri, kuko abantu benshi indwara ya mbere y'igikomere, ikibazo cya mbere cy'igikomere ni ukurenzaho. Ndakunda gukoresha ikigereranyo by'ibintu twajyaga dukora kera tukiri abana. Kera twajyaga tugenda tugahinga cyangwa tugatemesha umuhoro umuntu akitema, yakwitema cyane tugashaka ibitaka. Harabigeze bakora bene ubwo bupfu, mugashaka ibitaka igisebe mukagihoma. Already mukoze ikosa rikomeye cyane, mufashe igisebe mugihomesheje ibitaka, bivuga ngo gishobora no kwiyinfecta bikaba bibi kurushaho. Mwagihomesheje ibitaka, cyangwa mugashaka ibindi bintu mugahoma kugira ngo amaraso ye gukomeza kuva, ukamera nkaho nta gisebe ufite, ukanataha rwose ukaruma gihe ntunabivuge ko witemye, bakazabibona igisebe cyarabaye igisebe. Abantu benshi nuko bakora, barenzaho. Ndetse abanyarwanda bo turi ba specialiste bo kurenzaho, barakubwira ngo imirenzaho yera ibijumba, ngo hisha munda, uhisha munda ntiyibwa n'imbwa. Noneho agahinda kawe ukakabika munda, ibije byose ugashyira munda, ibije byose ugashyira munda. Noneho abantu bakajya bibaza ariko uyu muntu uko tubona arimo kugenda yijima, asa nabi, akecura kandi ari muto, yashajijwe n'iki? Agahinda gafungiye munda. N'abanyarwanda barabivugaga ngo ntikica kagira mubi, kakajya kakurya from inside. Hari inkuru twigeze kwiga kera, abizi Kilatini barayizi, ndayibuka rwose, titre yayo yitwaga ngo ni courage d'un jeune spartiate, ubutwari bw'umwana w'umuspartiate. Sparta wari umujyi w'Abagiriki wari uzwiho cyane ubutwari. Abantu baho babatozaga kuva bakiri batoya kwihanganira uburibwe n'umubabaro, bakabakoresha imyitozo kuva ari batoya, bakabaryamisha ku mbingo zitagira isaso kugira ngo umwana amenyere ibintu bimujomba n'ibiki. None bukeye akana kamwe kajya ahantu kibaye umwana w'imbwebwe. Imbwebwe ni fox. Abana benshi ndabizi bazi icyongereza, ntabwo bazi imbwebwe, mu cyaro naho ntizikiboneka cyane. Yiba kabwebwe gatoya agashyira mu gakanzu ke, ashyiraho umukandara arafunga, hanyuma aragenda. Agira ibyago asanga ahantu hari abantu benshi, nawe ajyamo. Noneho ka kabwebwe uko kabura umwuka kakajya kamurya, kamukubita amenyo kunda, ati abundi Rwanda wari sepeti byagenze bite ko tubona urimo gushinyika? Ati nta kibazo. Hagacaho umwanya akabwebwe kakinyagambura kagafata ngo katagwa, kakongera kakamukubita amenyo, ati atari gushati uyu mwana yabaye iki? Bageze aho ngaho umusaza umwe aravuga ati ariko uyu mwana hari ikintu ahishe hariya. Ati mufungurire akanzu turebe. Bakuyeho umukandara akabwebwe karagwa, bakuyeho ikanzu basanga kamuriye inda, uko yagafataga kagiye kamuguguninda arimo aravirirana. Burero n'abantu benshi niko bameze, bafite utubwebwe twinshi bafungiye mu nda barenzaho, kakamukubita amenyo. Utise biti ni ikirungurira, kakongera kakakubita amenyo, bati se bita atarega ikirungurira cyanjye niko cyabaye. Buri hari abantu benshi barwaye ibirungurira by'imbwebwe zibarya mu nda kubera ibyo bafungiranye. Muzabaze n'abaganga bazabibabwira, burya igifu ni hamwe amarangamutima asohokera iyo wahishemo imbere. Hari abantu benshi barwara ibifu, hari abantu benshi barwara za blood pressure, hari abantu benshi barwara n'izindi nyama zo mu nda kubera ibyo bahishe muri bo batasohoye ngo imbwebwe zivemo. Ababitse imbwebwe ndagira ngo uyu mugoroba muzire kure, mubwire Yesu, mubwire ngo hano hari imbwebwe mbitsemo, ndagira ngo uyinkize. Hari abafite imbwebwe bashumurijwe n'ababyeyi babo, hari abafite imbwebwe bashumurijwe n'abagabo, hari abafite imbwebwe bashumurijwe n'aba bosi batameze neza, hari n'abafite imbwebwe twashumurijwe n'amateka twaciyemo y'iki gihugu. Gasanga neza kubera ko abantu bagombaga kubaho, agashinga iryinyo kurinda akavuga ati jewe nasigaye ari gihe mukuru, kandi ubwo n'umwana w'imyaka 15 nigihe wasigaye ndi mukuru, mfite barumuna banjye 3, tugomba gushinga iryinyo kurindi nkabarera, kandi ntawe uzamenya yuko twaraye ubusa. Agashinga iryinyo kurindi, imbwebwe zikamurira mu nda, ukajya umubona ukibaza uyu mwana
ariko agashinga iryinyo kurindi akabaho, noneho akazakura ndetse n'abana bagakura bakagenda bakagira gute, noneho yasubiza amaso inyuma akajya yibaza ibyamubayeho, akajya yumva kunezerwa ntibikunda ubuzima bwe. Wanamubwira ko ariko mwebwe ntimukanteteho cyane cyane nk'abahungu ndabibona kenshi mu ngo ziriho muri kino gihe, ukarongora umukobwa wiviriye nko muri famiye, benshi n'iryo kosa sinavuga ngo ni nikosa, kavuga ati ubwo rero nabayeho gutya reka nshake umukobwa nawe wabayeho nkanjye. Urumva aba bantu bombi baje bafite utubwebwe mu nda, oya afite utwe tubwebwe nawe ufite utwawe, muraje murahuye zibaye nye, none ukajya wibaza mwaryama imbwebwe zikabarya, wamupfumbata imbwebwe zikanga, ukazerwa uyu muhungu nta affection agira. Reka mbabwire ikintu, affection yigeze ayibona hehe? Nibyo umubwira ngo bya affection ntayazi, azi gushinga iryinyo kurindi, ariko byo kumubwira ngo guseka, ngo gutanga affection, ngo kujya ku kivu, ngo kugira gute, ibyo ntibibamo. Ntabo muzi bimeze gutyo. Wasanga na hano hari abicayemo kubwira ati uwo ni giwe pe. Giwe nanditse igitabo ariko nyitewe umwete no gufasha abandi, nanjye nsanga ari n'utubwebwe twakuriyemo. Hari chapitre ya 2 narayanditse amarira araza, n'ubu ngubu abantu bose bagisomye. Iyo chapitre yarijije abantu benshi kuko bayigeraho nabo bakarira, kuko irimo imbwebwe nyinshi. Iyo ni story in childhood, kuko sinigeze mba umwana. Hahandi wicara ukajya mu bintu by'ubwana, kureba urushishi ruhaka n'urwabyaye n'uruhetse umwana, nta gihe cyo kuba cyo kujenjeka nigeze ngira mu buzima. Gihe cyo kujenjeka navaga mu rugo niruka njya ku ishuri, nkavayo niruka njya mu rugo nkavayo, kandi ubwo ariko ngende ntekereza ariko nkanjye papa yagiye hehe papa. Hanyuma imbwebwe zikagenda zikura ku buryo ubu mu bantu ubwira ngo bajye muri vacances, aho nakoze hose bya bintu abantu ngo bafata konje, ndi mu bantu batazi gufata konje, ngo nyuma arisha iki, kumva umuntu azagenda akaryama ntacyo akora gusa ngo ari muri konje. Reka da, ntibiba mu mibare yanjye. Ushobora kumpa amafaranga nkayashyira mu mufuka, inzara ikanyica nyafite, kubera iki ibyo bintu byo kuvuga ngo kwiyitaho, ngo kurya, ngo ntabwo rero mu bintu byihutirwa. Ntuzakorane nanjye, abantu bazetuka bagenda buhoro ntidukorana. Ibintu byo kwihanganira abantu bagenda buhoro, icyo gihe nandika icyo gitabo naje kubibona yuko byavuye muri icyo kintu cyo gutekereza vuba cyo kuko mama yapfaka yari mutoya, afite imyaka 25, adufite turi 4. Ajya mu mirima arahinga, mukuru wanjye amukura mu ishuri amushinga inka, jewe ndiga ariko nkafasha muri iyo mirimo iyo mu rugo, gusekura, gukubura, gukukira inka, kuvoma n'ibindi byose. Mbese dushinga amenyo ku ijinyo kurindi, twibeshaho tubabagabo. Hanyuma warangiza ukambwira ngo ugira amasantima, ngo kujye muri vacances, ngo ugarame ku mucanga. Wapi, ubu nibwo ngerageza kubizura ariko nabwo bikaza. Ese uzazura ibintu byapfuye uri umwana ubizura ushaje? Igihe byagombaga kuzuka nibwo u Rwanda rwongera rusubira hasi. Nari maze kurongora muri za 90, nibwo narongoye, ndongora n'umugore nibura wari no kuza kongeramo ibyo ntafite, kuko iwabo bari bahari, bari abana 12 mu muryango, iwabo bafite inka, mbese aza yitwa Kayitesi, mbese ibintu byose abana biwabo bose ni bateta, ni ba Kayitesi n'uwiteto n'ingutete, ngo navuga ntuyu nguyu kabisa agiye kubitunganya. Genocide hisitiza tuyisohokamo, tugiye kwikorera ibikomere by'abandi. Mitira muri AAA, nirirwa mbwiriza mu magereza, nirirwa ndimo gufasha imfubyi n'abapfakazi. None ibyo mbivamo igihe cyaragiye. Ndavuga ni fine, ubu ngubu igisigaye no kwiyomora ibikomere, ariko ibyo kuzagarura ibyo bihe byatakaye byaragiye nyine. Uze ntubyumva? Abameze batyo mwese mu mpepere mbabwire ngo pole. That's life.
ibyo rero ariko ikintu cyiza kibamo iyo ubizi ukavuga ngo ibi bintu bindimo ntabwo bikwica, ntabwo wigunga, ntabwo wiheba, ukora icyo bita wound management, gucunga ibikomere bigakira. Kandi Yesu nicyo cyamuzanye, yaje kudukiza ibikomere byacu. Ariko inzira ya mbere yo kugira ngo ukire ibikomere ni ukwemera ko bifite. Abantu benshi igituma badakira ibikomere byabo bagerageza kubihisha, cyane cyane noneho kubera context twabayemo. Mujye mumbabarira kandi mvugishe injangwe nzita injangwe. Hari umuntu uba ahantu akavuga ati abadukikije aha bose nibo batubabaje, maze ujye ukora uko ushoboye ntibazahabibone, ntibazabona amarira yawe, ukarumagihwa ugafunga amarira ukaba brave. Hari abantu nzi akubwira ati nusohoka mu rugo niyo waba ufite agahinda, nunyura kuri bariya ujye useka kugira ngo batamenya yuko wababaye. Hari abantu bashoboraga kurara ubusa kandi abaturanyi bashoboraga wenda no kubafasha, agafunga roho ngo batamenya yuko yaraye ubusa, bakamenya yuko yababaye. Kera twiga mu seminari, ndabwira abo bene abo nita babarushye hamba, twiga mu seminari kuko nangiye iyo kategori nayo wayemureka. Twiga mu seminari twagiye gukina, twe twambaraga amakabutura ya kaki. Noneho ndagenda, twari dufite ibintu bya bare paraleli twakoraga, wajyaga ukibaransa nyine ukaza gukora kiribite. Njya kuri bare paraleli nzamuye amaguru, ikabutura icika hano, iratatamurika rwose bitambitse. Noneho ngira umugisha, isaha ya siporo yari irangiye, ikabutura ndayifata ndenzaho ishati ndayikurura, ngenda meze gutya mfashe inyuma, mbese nigira umusirimu cyane. Ariko umwe mu bapadiri watwigishaga aba yabibonye ko ikabutura yanjye yatatamuritse rwose neza neza, yaratatamuritse bigera hirya. Ageze mu birara arampamagara, arambwira ati je, ati ikabutura yawe yacitse ni nariko buriya ndaza kuyidodesha. Ati z'ubundi waguha amafaranga ahubwo ukagura inshya, ati kuko iriya nuyidodesha n'ubundi bazateraho ikiremo kinini. Ndawe padiri ntibikugore rwose, buriya ni ntaha mu rugo mama azampa amafaranga. Kandi ubwo mama mwabyumvise yari umupfakazi, dufite turi abana babiri bajya kwiga sogonderi, nabyo nabaga mvuga ndashobora no kutazayabona, ariko ndumagiho. Arambwira ati ariko waretse nkaguha amafaranga ko giwe nyafite. Ndambwira ni padiri rwose byikugora, buriya hari abantu bigoye gufasha kugira ngo uzamuhe help. Ni bari independent, bagomba kwikorera, bagomba kwirwanaho, bagomba kwishugurikira. Ageze aho ngaho abona namunaniye, arambwira ngo urabizi igihe nti ngo genda ngo ariko nuba mukuru ngo uzajye ureka abantu bagukundi. Ko burya waruzi ko hari abantu bigoye gufasha kubera ko bayanga kugaragara nk'ukeneye abandi. Kubera iki? Yize gushinga iryinyo kurindi, aba barushye hamba, ibikomere by'abirenzaho arabitwikira, n'ubukene bwe bigenderamo, ku buryo no kugira ngo uzamufashe bikugora. Barahari, ndabizi kuko nanjye nabo bayemo bene abo bantu. Noneho Yesu akazakwegera, cyakora ubu ngo yangiriye neza Yesu. Ubu narabyize rwose, umbwiye uti pastor ngiye kukugurira fanta, niyo nawe afite amafaranga mu mufuka uzayigura nywe nezerewe rwose, nindagiza ngushimire kuri umuntu mwiza. Wikokore mwe fanta yawe nindangiza ngushimire, kuko ubundi byarangoraga kumva umuntu agiye kumfasha akakubwira ngo ngiye kugufasha. Byarangora. Abumva mujye mumera gutyo mumenye impamvu yabyo. Hari ibintu warafunze byageraho bigahinduka wowe, sibyo? Reka noneho tujye mu bintu bibiri kugira ngo ntaza kubakerereza hano. Ubundi y'inyigisho uwakora semina y'icyumweru cyose nibwo mwabyumva, kuko nkuko natangiye mbabwira, buriya Bibiliya itubwira neza yuko
niyo umuntu yakoze icyaha akagifungira muri we kimurya nk'iyo umuntu yahemukiwe, kuko icyaha nawe kiragukomeretsa. Reka mbasomera amagambo amwe Dawidi yanditse Zaburi ya 32. Buri umuntu watugiriye neza akandika uko yumvaga ameze. Dawidi yanditse Zaburi ya 32 amaze gukora icyaha, asambana na Batisheba, arangije yicisha umugabo we Uriya, atwara umugore, ariko Imana iraza iramufata, iramubwira ngo ibi bintu wakoze ntabwo byanejeje Uwiteka. Atugirira neza, atubwira ukuntu yumvaga ameze cya gihe yari arimo guhisha ibyaha bye. Aravuga ngo Zaburi ya 32 umurongo wa mbere, hahirwa ababariwe ibicumuro bye, ibyaha bye bigatwikirwa. Hahirwa umuntu Uwiteka atabaraho gukiranirwa, umutima we ntube mu buriganya. Umva rero uko yumvaga ameze. Umurongo wa gatatu, ngicecetse cya gihe yari arimo guhisha icyaha cye, amagufwa yanjye ashajishwa no kuniha kwanjye umunsi ukira, kuko ukuboko kwawe ku manywa na nijoro kwandemereraga, ibyuya byanjye bigahinduka nk'amapfa y'umuki. Urabona Dawidi aratubwira ngo nijoro na ku manywa yirirwaga ahinda umushitsi. Kubera iki? Aravuga ati none hagira umuntu ubimenya. Ibi byo twarabibonye byinshi. Hari igihe hari igikondo, iyo ni inkuru yavure yabayeho. Umwana w'umusirikare yazamutse afite ikimoto cyamupfiriyeho, hari muri 1995. Azamuka yisunikira moto yamupfiriyeho, ageze hari aho bita kwa Mironko, asanga umusore ahagaze ku muhanda ameze gutya. Ahamwe ati shati kw'imoto yananiye waje ukansunikisha. Ngo ya rwose ngo ntumfate ngo jewe nta muntu nije. Aramugaterega jewe nakubwiye ngo nsunikisha moto. Ngo ya rwose ngo ntumfate ngo jewe ngo nta muntu nigeze nica. Aravuga ati ahubwo urabizi, ngwino tugende. Ngwino tugende, ibyo bintu urabisobanura tugeze iyo tugiye. Aramufata. Umuntu ashobora kwivamo akavuga ibyaha yakoze nta n'urimo kubimubaza. Kubera iki? Abonye umusirikare, yumva ko umusirikare agiye kumufata, atangira kumusaba imbabazi kandi atari byo yamubwiraga. Dawidi akatubwira ngo ngicecetse, ngo amagufwa yanjye, ngo naburaga amahoro ku manywa na nijoro. Kandi iki ni ikintu kiba ku bantu bose. Iyo umuntu yakoze icyaha, umutima we umubuza amahoro. Nigeze kujya kubwiriza muri gereza imwe, hari harimo umugabo yari yarahungabanye, akajya yicara akagira gutya ngo ubwo se ngo karaseka, ngo uraseka iki? Ngo uko nakwishe ngo uraseka, ngo useka iki? Nza kubaza abandi bageze, uriya mugabo urimo kunderanja bitebye. Barambwira turiya mwihorero ntumwiteho, ati yarahungabanye. Aho wese yahungabanijwe n'iki? Ngo yari afite urugo bari baturanye, habagamo akana k'agakobwa kamukundaga, ko yari umuturanyi kamukundaga. Noneho bukeye bagiye kwica, nawe agenda mu gitero. Akana rero kamubonye kaza kiruka nk'uko ubundi kari gasanzwe kamwirukira, kamusanga, kaza gateza amaboko gaseka, agakubita ubuhiri, karapfa. Iyo sura yanga kumuvamo, iramuhahamura. Nibyo rero Dawidi avuga hano ngo ngicecetse, ngo nibukaga ibyo nakoze, ngo nkabira ibyuya, ngo ukuboko kwawe ku manywa na nijoro kwarandemereraga, ibyuya byanjye bigahinduka nk'amapfa y'umuki. Wari wabira icyuya utirukanse, ukicara gusa ukabona umuntu arimo arabira icyuya kubera ubwoba bw'ibyo yakoze. Zaburi ya 38 abisubiramo. Uyu ni Dawidi uzandika, izi ni za Dawidi zose. Umurongo wa 2 aravuga ngo Uwiteka ntumpanisha umujinya wawe, ntumpanisha uburakari bwawe bwotsa, kuko imyambi yawe impamye, kuboko kwawe kukanshikamira. Nta hazima mu mubiri kuko kubw'umujinya wawe, nta mahoro amagufwa yanjye afite kubw'ibyaha byanjye. Ibyo nakiraniwe bindengeye, bihwanye n'umutwaro uremereye unanira. Inguma zanjye ziranuka kandi ziraboze kubw'ubupfu bwanjye. Ndahetamye nunamye cyane, ngenda nambaye ibyo kwirabura umunsi ukira, kuko ikiyunguyungu cyanjye cyuzuye umuriro, kandi nta hazima mu mubiri wanjye. Ndahondobereye, ndavunaguritse, nanihishijwe no guhagarika umutima. Hanyuma wenda mukomeze hepfo muraza kubona amagambo yose ku murongo wa 19. Hanyuma aravuga ngo igisubizo, nzatura gukiranirwa kwanjye, nzagira agahinda k'ibyaha byawe.
iyo ufashe Zaburi ya 51 aho Dawidi nanone yaturaga ibyaha bye, ubu aduha neza isura y'umunyabyaha wahishe ibyaha bye. Kandi nimureba muri Bibiliya muzabona nk'urugero rwa Yuda kubera agahinda kenshi k'icyaha yari yakoze agambanira shebuja, yaragiye yishyira mu mugozi ariyahura. Nagiye mbona abantu benshi, murabizi mu 2003 hariho iteka rya perezida wa repubulika. Icyo gihe perezida Kagame yaramaze kuba perezida wa repubulika, yabaye perezida mu 2000 asimbuye Pastor Bizimungu. Muri 2003 habaye amatora, ariko mbere y'amatora habaye iteka rya perezida rifungura abantu bose bemeye ibyaha. Niho naboneye ukuri kw'ibingi. Abantu bamwe bagiye twabacishije mu nkambi zo kubanza kubategurira gusubira mu baturage, ariko bamwe turangije ingando bajyagamo banga gutaha. Ndibuka umuhungu umwe twaganiriye mu ngando imwe, icyo gihe nari muri komisiyo y'ubumwe n'ubwiyunge, arambwira ati ariko nyakubahwa komiseri, ubu nataha iwacu. Ati ababyeyi banjye bo baranyihakanye, barambwiye ngo isoni nabakojeje sinzabagarukemo. Umugore wanjye yabivuze ku mugaragaro, aravuga ngo niyo nagaruka ntabwo azabana nanjye. None ndataha njye hehe? Nimundeke nisubirire muri gereza. Bikubwira ngo uyu nguyu ibyaha bye bimubujije n'amahirwe yarabonye, kuko arumva adafite ubutwari bwo kuba yasubira aho yahemutse. Igisubizo cya bene ibi rero Dawidi yagitanze neza, aravuga ngo nzaturira Uwiteka gukiranirwa kwanjye, nzagira agahinda k'ibyaha byanjye. Nicyo cyavuyemo Zaburi ya 51. Dawidi yaragiye afata amasengesho abwira Imana ati Imana umbabarire, ndi umunyabyaha, umbabarire ibyaha byanjye, unankize n'inyama y'umuntu, kuko yari yishe Uriya. Aravuga ati umbabarire unkize inyama y'umuntu, kuko mu byaha niho mama yansamiye. Buriya abantu benshi bajya bihemukira bagakora ibyaha, ariko akumva agomba kurenzaho ntabyihane. Ubundi inzira yo kubona amahoro ku muntu wakoze ibyaha ni ukwatura ibyaha ukabyihana. Hari umwana umwe wigeze kuza kundeba, arambwira ati ariko pastor, ndagira ngo unyigishe, jewe nta byaha nakoze ariko data yarabikoze, none njya mu bandi nkumva mfite ipfunwe kuko bazi ibyo data yakoze. Ndamubwira ntuzi inzira yo kubikira? Ati ujye ujya mu bandi nibibuka nawe ujyeyo, nibatangira kuvuga ibyo so yakoze usaba umwanya ubabwire tumva rero bagenzi banjye baturanye, ibyo data yakoze murabizi, nanjye muranzi ndi umwana we, ariko biriya byaha bye si ibyanjye, ariko ibyo yakoze turabisabira imbabazi. Ariko jewe mbizeze kimwe, ntabwo iriya mitekerereze siyo mbamo. Ariko nashatse abantu bashobora kugira ubwo butwari, ni bake cyane. Kubera iki munabura ngo ya ngo ubwo ari we wakoze ibyaha ngo ntibindeba, ariko abantu ipfunwe by'ibyo se yakoze. Kandi ntabwo ari ibingibi bya jenoside yakorewe abatutsi gusa, no mu bindi byaha. Uriya niyo mpamvu umubyeyi yaba umugore yaba umugabo ukora ibyaha abahemukiye abana be. Umwana umwe yarambwiye papa we ni wa muntu nyine w'umusambanyi wabigize umwuga. Noneho arambwira ati kimwe mu bintu bimbabaza nuko nsa na papa. Ati abantu banamuvuze byo nyine bakavuga ngo murabona ukuntu uyu mwana asa na se. Ati numva bimbabaje kuko amahano yakoze nanjye numva nkoze isoni. Urumva niba uri umupapa nkanjye ukaba ufite abana hano, ufite abana hari, ufite abana hariya, warabaye iciro ry'umugani muri quartier, burya abana bawe barababara. Kuko ibyaha by'ababyeyi bikomeretsa abana. N'iki gihugu ndetse mbabwiza ukuri dufite ikibazo gikomeye cyane cy'ibyaha by'ababyeyi bizakomeretsa abana, ndetse byareba nabi n'abuzukuru bagakomerekeramo. Ukajya wumva ufite isoni zo kwitwa umwana wo kwa kanaka kuko uzi neza ko hari icyasha kimuriho. Kandi ibi ngibi Bibiliya bivuga neza mu
mu maganya ya Yeremiya hari ahantu avuga ngo mva twagize ibyago, ababyeyi bacu bakoze ibyaha, none twebwe twikoreye. Reka nyabasomere, ni mu gice cya 5 umurongo wa 7. Amaganya: ba data bakoze ibyaha kandi none ntibakiriho, natwe twikoreye ibicumuro byabo. Ba data bakoze ibyaha none ntibakiriho, ariko twebwe twikoreye ibicumuro byabo. Ngira ngo iki ni ikintu dukwiye gusengera, ni ikintu dukwiriye no kwiga gucunga neza, kuko Imana iravuga ngo umwana ntazahorwe ibyaha by'ababyeyi, n'umubyeyi ntazahorwe ibyaha by'abana. Buri muntu agomba kwibarizwa ibyaha bye. Ahandi muri Ezekiyeli baravuga ngo ababyeyi bariye imbuto zirura, ngo amenyo y'abana abari yababara. Iki rero ni ikintu gikomeye cyane, kuko ibyo ni ibyaha by'amateka, ariko byenda bigakurikirana abantu. Hanyuma Imana ikatubwira ngo rero buriya igisubizo cyabyo cya bene ibyo byaha ni ukubyihana, ukabyemera, ukemera ko mu muryango w'iwanyu byahabaye, ariko ugafata icyemezo kutazabigenderamo, ukavuga ngo ya ni mureke ibi ngibi. Kugeza uno munsi ntabwo ndabona iyi kura y'abanyarwanda bavuga ngo ya ibi byaha bene wacu barabikoze. Naho bagerageza kubikora, usanga hari abandi bahaguruka bavuga ngo wowe ujya kwishyiraho ibyaha by'abandi birakureba, birandeba kuko isoni zabyo zinzaho. Burya inzira yo gukira ibyaha by'amateka no kubanza ukemera ko byabayeho, ukajya no mu batura ko byabayeho ariko utabirimo. None igikurikiyeho ugafata umurongo wo kudakora ibisa nabyo. Ngewe kimwe mu bintu bimbabaza mu Banyarwanda, nigeze kujya gutanga konferanse ahantu mu mujyi mu Bubiligi. Noneho igihe cyo kubaza ibibazo kigeze, umuntu umwe arahaguruka aravuga ngo ibyo twakoze ngo twarabyemeraga, ngo n'ubu bibaye ngombwa ngo twakongera tukabikora. Noneho uburokore burancika, kamere yanjye ya kera iragaruka. Ndavuga numva kubwire sha, ibyo biragaragaza ko rwose wowe uri mubi, uzapfa uri mubi niba utavuye muri uwo mwuka. Ariko nkwizeza ikintu kimwe, nuza mu Rwanda unazamuye icyo gitekerezo, tuzagufunga utaragishyiramo abandi bantu. Ni kandi niyo wakibashyiramo bakaba benshi, icyo gihe tuzemera turwane nawe mumeze kimwe. Ni nanjye nubwo ndi kubabwira ijambo ry'Imana, nanjye nzajya mu bazakurwanya. Ariko ndangije ndihana nyine, ariko uruvuga kamere nyine, hari umuntu agukora mu bwonko ugacikwa nyine ukagaruka muri kamere. Ariko uzikumva umuntu yemera ko ikibi cyabaye, ariko akavuga ngo twabikoze tubyemera, ngo n'ubu bibaye ngombwa twakongera tukabikora. Ubundi ushaka kuva mu isoni z'icyaha, wemera ko cyabayeho, hanyuma ugafata n'icyemezo cy'uko wowe utazagikora. Ngewe njya ntangazwa n'abantu baguma muri bene uwo murongo, abo baba ari bo bose. Ndaje n'ibindi nabigeraho. Icya kabiri cy'ibikomere, noneho ni ibikomere by'umuntu wakorewe icyaha. Bibiliya itubwira ijambo rikomeye cyane mu Baheburayo. Reka bariho nsoma mu Baheburayo mu gice cya 12. Abaheburayo igice cya 12 umurongo wa 14 n'uwa 15 ni amagambo akomeye cyane. Abaheburayo 12:14-15 haravuga ngo mugira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba umwami Imana. Mwirinde hatagira umuntu ugwa akava mu buntu bw'Imana, kandi hatagira umuzi wo gusharira umera ukabahagarika imitima, benshi bagahumana. Ndagarukiriza aho ngaho. Imana iratubwira ngo mwirinde hatagira umuzi wo gusharira umera. Umuzi wo gusharira uzanwa n'iki? N'agahinda. Agahinda ushyize mu mutima kajyamo kagahuguta nk'igishyimbo bateye mu butaka, kakamera umuzi wo gusharira,
none bakatubwira ngo iyo umuzi wo gusharira wameze ukora ibintu bibiri. Icya mbere ugahagarika umutima, icya kabiri benshi barahumana kubera wowe. Reka turebe ikintu cyitwa guhagarika umutima. Buriya njya mbibona n'ubu ngubu mu Rwanda, iyo tugeze mu gihe cyo kwibuka mu kwezi kwa kane n'amezi make yakurikiyeho, bagashyiraho biriya biganiro, bagashyiraho amafilime, bagashyiraho cyane amafilime, ariko baragabanije basiga ari ibiganiro cyane kuruta amafilime. Abantu benshi basubira inyuma, umuntu akavuga ati numva afite ubwoba muri iyi minsi. Mfite ubwoba bw'ikise ko umutekano hari. Atoya ati numva ntameze neza. Ati mfite ubwoba. Bibiliya ikatubwira ngo umuzi wo gusharira uhagarika umutima. Sibyo? Ugasanga wabuze n'ibyiringiro. Rimwe na rimwe mu buzima ukajya wumva wariyakiriye yuko nta n'ikiza kizakuzaho. Uretse ko mu Rwanda ngira ngo twashyizemo imbaraga tugarurira abantu ibyiringiro, ariko harimo bamwe bitigeze bigaruka. Abaratoya iki gihugu rwose nta kiza nzakiboneramo, nabuze ababyeyi, mbura abavandimwe, mbura ibintu, nta byiringiro, ntegereje kuzapfa. Ibyo bintu nicyo bita umuzi wo gusharira uguhagarika umutima, ukakubuza ibyiringiro byose. Nshobora kubaha ingero zo muri Bibiliya, ariko reka mbahe wenda nk'ebyiri gusa. Muribuka umuntu witwa Mefiboshethi muri Samweli wa 2 ibice 9. Yari umwana wa Yonatani, sekuru Sawuli yari umwami, se Yonatani yari umwe mu basirikare bakomeye, akaba inshuti ya Dawidi. Noneho Yonatani na Sawuli baza kugwa ku rugamba, ariko kubera ko Sawuli yari yamaze igihe kirekire ahiga Dawidi, Mefiboshethi baramutwara mujyana ahantu hitwa Irodebari, kure mwakujyana Nshiri. Bamwe ntibazi naho Nshiri iherereye mu Rwanda. Kakujyana iyo ngiyo za Nshiri bakaguhishayo, cyangwa bakujyana hirya za Nyamasheke za Gihombo hafi y'Ikivu bakaguhishayo. Noneho ukeye Dawidi arabaza ati ariko nta muntu wo kwa Sawuli waba ararokotse ngo mugirire neza kubw'inshuti yanjye Yonatani? Baramubwira ati Yonatani, ati umuhungu we Mefiboshethi yararokotse, ari Irodebari kwa Makiri mwene Amiyeli. Aravuga ati mugende mujye kumunzanira. Mefiboshethi baragenda baramuzanira, aravuga ati ibyanjye birarangiye, bamenye ko nkiriho, ubaraje nyine bandangize. Bamugejeje imbere ya Dawidi. Dawidi aramubwira ati Mefiboshethi uraho, ndanezerewe kukubona kandi ashaka kukugirira neza. Guhera uyu munsi kubera ubucuti nari mfitanye na so Yonatani, uzajya urira ku meza yanjye. Mefiboshethi ngo yacumbagiraga ibirenge. Ati jewe umeze nk'intumbi y'imbwa. Urumva ubwoba buvanze n'ibikomere bwageze ahantu yiyambura ibyiringiro byo kubaho. Umwami amubwira tuzajya wicara nanjye dusangira, ati nkanjye umeze nk'intumbi y'imbwa unshaka wiki? Kandi yibagiwe yuko sekuru yari umwami na se yari igikomangoma. Ariko kubera ibikomere by'amateka ye yihinduye intumbi y'imbwa, yihinduye umuntu w'imbura agaciro. Buriya rero ni ikintu gikomeye cyane. Muribuka n'umuntu wabaga ku kidendezi cya Betesida mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 5. Yesu yaraje amusanga aho ngaho. Buriya ari n'amahirwe tubura, nawe atariko singiye no kwigora, ubuse ndigora njya gukora ibizamini by'iki. Nta mpamvu, nta amahirwe ntabonye kera, sindiwe yabona ubu ngubu. Umutima umuzi wo gusharira utwambura ibyiringiro. Yesu araza amuhagarara iruhande aramubwira ati se urashaka gukira? Aho kugira ngo amubwire ati ndabishaka, tangira nakira neza. Abandi baba bafite bene wabo barabazana bakabicara iruhande, jewe singira n'uwo mbwira, mba ndahandi jyenyine. Umuntu aje kumufasha, aho kugira ngo amubwire ati rwose mfasha, niba ushobora kwicara hano kanagamo, ahubwo atangiye kumutondagurira impamvu, amuhanga impamvu zituma bidashoboka. Yesu aramureba ngo amugirire impuhwe, ngo amenye ko hamaze igihe kirekire, aramubwira ati terura ingobyi yawe uhaguruke ugende. Hari abantu bakeneye ko Yesu ababwira ngo
terura ingobyi yawe uhaguruka ugende ugarura ibyiringiro. Amen. Kuko umuzi wo gusharira ujya udufata ukatubuza amahirwe. Umuntu akabyemera ko rwose nta kintu nta cyiza azabonera muri iyi si. Umuzi wo gusharira. Mwibuka umugore witwa Naomi mu gitabo cya Rusi. Muze kubyisomera ndimo ndihuta kuko igihe kirimo kiragenda. Kandi ndacyafite agace kanini k'inyigisho nshaka kurangirizaho. Ntuzigishe inyigisho ngo ugarukire ku bibazo udatanze ibisubizo. Ni nk'umuganga wasuzuma indwara urwaye ntaguha umuti uyivura. Naomi avuye aho yari yarahungiye aratashya asubiye iwabo i Betelehemu. Avuye mu gihugu cy'Imowabu. Ngo ageze kure azanye n'umukazana we Rusi, ngo abagore bo mu mudugudu bamubonye b'i Betelehemu baravuga ngo ngo uriya ni Naomi se. Kuko ubundi izina Naomi byavugaga gikundiro cyangwa mutesi. Bamubonye baravuga ngo uriya ni Naomi, uriya ni gikundiro, uriya ni mutesi, uriya ni mukundwa. Arababwira ngo ya iryo zina narariretse, ntimukanyite Naomi, mujye munyita Mara, kuko Uwiteka yangaburiye ibisharira. Nagiye nuzuye none ngarutse naregereye. Munyitira iki Naomi? Mwanyise Mara, uwashaririwe. Urumva uyu nguyu umuzi wo gusharira wageze aho ngaho uhinduka izina rye. Niyo mpamvu biri bivuga ngo ntukemerere umuzi wo gusharira yukomera, kuko numero uzaguhagarika umutima. Noneho icyanyuma aravuga ngo benshi bagahumana, kuko iyo wagize umuzi usharira umva urakabona ugira umuzi usharira uri muto. Ntuzagira umuzi usharira uri umubyeyi, kuko uwo muzi usharira ni ugaburira abana bawe. Buri ibintu byinshi mubona muri iki gihugu biva mu mizi isharira ababyeyi bagiye bagaburira abana. Reka mbaho urugero no mu ruhande buriya n'abantu babaye intera hamwe bamwerega bari barariye imizi isharira. Aho twari dutuye hano muri Kigali muri 94 nahatuye muri 90. Nari nturanye n'umugabo, noneho muri 90 ngira ngo na gatatu, hari na gatatu niba nibuka neza. Abantu bitwaga abakombozi baraho muri PSD n'abapeyeri bafatanye nabo bitwaga amajogi yo muri MDR yatwagira Mungu, baza kurwana n'intera hamwe n'impuzamugambi hariya aho twita Rwandex. Icyo gihe intuza ya Rwandex yakoreraga hariya bamwe barayizi. Noneho rero ndahanyura icyo gihe iyo washakaga kunyura bene aho hantu hari imidari twambaraga yanditseho Jesus Seigneur, ugafata Bibiliya yawe ukagenda. Icyo gihe ni intera hamwe n'impuzamugambi. Akenshi baba bagufite Bibiliya baravuga ngo bariya bo ngo nawe mu ishyaka rya Yesu barakureka kugacaho. Noneho ndagenda, uwo muhungu we twari tunaziranye kuko twari duturanye, bari barangije kurwana mu masaha nk'aya ngaya turazamukana. Noneho ndamubaza nawe se buriya mwapfaga iki koko? Bariya bana ko mwese muri abasore mwapfaga iki? Arambwira ati nicyo gihe banyitaga pastori, nari nta pastori ariko banyitaga pastori kuko navugaga ubutumwa. Ati ati mubwire pastori ati bariya abanyanduga, ati papa yarabambwiye ngo umunyanduga yamwimishije akazi k'ubukapita. Urumva akazi k'ubukapita katumye, kuko yabimubwiye uyu musore arakariye abanyanduga atanazi, arakariye abana batoya batanabigizemo uruhare, arimo ararwana. Ndavuga nise ko mwakubitaga n'abatutsi bo mwapfaga iki? Arabanza arandeba ngo umva rero mubwire ngo we turaturanye ngo inshuti ya papa. Kandi koko se nubwo yari intera hamwe twari twarabaye inshuti, kubera ko burya nushaka ko abantu bagukunda ujye ubafasha. Hari umwana we narihiriraga mu ishuri, urumva nyine ubwo nari sponsor. Nari sponsor nyine bakamfata neza ko ndi sponsor. Noneho rero arambwira ati rero mubwire aturetse yuko wowe uri mwiza atari kubundi abatutsi ati ni abantu babi. Ati papa yarambwiye ngo umututsi yigeze gukubita sogokuru inkoni. Urumva uyu mwana atwaye umujinya wa se n'uwa sekuru. Iyo mijinya nta ruhare yayigizemo, ariko irimo iramukoresha ibibi. Tuzamuka mubwira ubutumwa ariko ntiyabwumvise, kuko nyine yari afite ibintu. Nkabona se buriya muzunguka iki ko murimo kurwana, ko muri urubyiruko bazakugira ministre, bazakugira iki? Ati ati we ntabwo bizi. Atuzi yo muri yo twicaye
ati minisitiri agashyira ukuboko mu ikazi agakuramo icupa rya byeri nanjye nkashyiramo akuramo icupa rya byeri. Buriya biroroshye kuyobya urubyiruko, ariko bivuye icyo niba kubigisha ni uyu muzi wo gusharira ukontaminatinga abantu benshi, ukanduza abantu benshi. Nuno munsi buri ikibazo dufite ku bana babyawe n'abantu bacitse ku icumu rya jenoside yakorewe Abatutsi, kugira ngo uzabane n'umuntu wababajwe wababaye, we kwinheritinga, we gutwara umurage w'agahinda ke, biragoye. Ntabwo ushobora kubana n'umuntu wababaye ngo we gutwara agahinda ke, kandi iyo utwaye agahinda ke uratangira ukitwara nabi, ukajya ufata abantu ukabanga, ugafata abandi ukabarenganya, ugafata abandi ukababwira nabi, bakakwanga. Jewe buriya ni n'ikintu abantu benshi batazi, iyo utangiye kwanga abantu nabo bakwitura kukwanga. So umubyeyi ugaburira abana be urwango aba arimo kubatega umutego w'ejo hazaza, kuko iyo wanze abantu bakakwanga ikizavamo ni urwango nyine. Mu bintu muzakora ntuzigere ugaburira abana bawe imibabaro yawe. Jewe n'abana banjye njye mbabwira nkabwira nti jewe ibyanjye mu bimparire, sibyo? Ibyanjye mu bimparire, nakuze ndi imfubyi ariko mwe mwakuze mufite so, ntimuzamfasha agahinda kanye, ntimuzakantwaze. Don't carry my luggage. Kandi ndakubwira abajene murimo hano mwese mwateruye bagage ziwanyu zirimo agahinda n'imijinya n'inzangano, muzifashe hasi, muzi cleaning, mutwara izindi. Kandi mbwire n'ababyeyi barimo, abari hafi n'abari kure, ntuzigere uraga abana bawe urwango. Ntuzigere na rimwe uraga abana bawe urwango, ntuzanarubigishe ngo bariya rero. Ibyo bintu abantu barabikora bakumva ntacyo bitwaye, ariko muba murimo kubibara andi mayini ku butaka bw'abana b'ejo. Buri rwango bibye mu mutima w'umuntu ni mine ubutabye mu butaka bw'ejo hazaza. Ibyo muzabyandike, muzabifate kandi muzabyirinde. Buri iby'Imana ivuga bifite impamvu, ngo iyo bibye umuyaga usarura serwakira, iyo bibye amahane usarura intambara. Hari imbuto dukwiye kurandura dushyizeho umwete. Icya mbere kuko turi abakristo tutagomba kuzitunga, icya kabiri kubera yuko zigira ingaruka. Reka mbaho ingaruka imwe, mbaho ingero ebyiri zishingiye kuri Bibiliya. Muri Bibiliya hari umugabo witwa Hamani. Hamani muramuzi mu gitabo cya Esiteri. Mu gitabo cya Esiteri, Hamani umwami yari yaramuzamuye amushyira hejuru, ariko hakaba umugabo witwa Moridekayi akajyanga kumupfukamira. Noneho baza kumubwira ko Moridekayi ari umuheburayo. Arabyumva, murebe muri Esiteri ibice bitatu kuko aho ndashaka ko tunahasoma. Arabyumva ati burya wa mugabo unsuzugura, wa mugabo utampfukamira nk'abandi, yongeyeho no kuba umuheburayo. Henga nze nkwereke. Ikintu kibabaje nuko icyemezo yafashe cyamugizeho ingaruka. Esiteri 3 umurongo wa 5 n'uwa 6 haravuga ngo Hamani abonye ko Moridekayi atamupfukamiye ngo amuramye, ararakara cyane. Umurongo wa 6 abona yuko gufata Moridekayi wenyine ari ntacyo bimaze, kuko bari bamubwiye ubwoko bwa Moridekayi. Nicyo cyatumye Hamani ashaka uburyo bwo kurimbura abayuda bose bari mu gihugu cya Ahasuwerusi cyose, ari bo bwoko bwa Moridekayi. Hamani afashe icyemezo cyo gukora genocide, kubera ko yibutse yuko uyu nimutangira mukabona Hamani batangira kumuvuga ngo Hamani mwene Hamedata w'Umwagagi. Umwami Agagi niwe wayoboraga abamaleki mu gihe cya Samweli, yapfuye mu gihe cy'umwami Sawuli. Hagati ya Agagi na Hamani haciyemo imyaka igera muri 500, ariko kubera amateka yagiye aherezwa, kuko burya urwango rurahererekana rukazageza ahantu rukugiraho ingaruka abaruguteyemo batagihari.
Hamani afata icyemezo cyo kurimbura abayuda, ariko birahinduka, ntiyamenya yuko Esiteri ari umuyudakazi kandi ari umugore w'umwami. Icyavuyemo, Hamani bamumanitse ku giti. Ingaruka mbi, n'abari mu ikipe ye icyo gihe habayemo icyo bise Purimu, kiyobowe na Moridekayi, kuko umwami yaramuzamuye. Bibuka ko Moridekayi yigeze kuburira umwami ko yigeze kugira umumaro. Bamuzamuye, Moridekayi aravuga ati natwe tugomba kubihoreraho, abashatse kutwica mureke tubumvishe ko dufite ikofe rikomeye, noneho tubakande. Barabakanda. Ariko byavuye he kuri Hamani? Byavuye he ku rwango yarazwe ruva mu gisekuru rujya mu kindi. Nshobora kuba n'urundi rugero muri Samweli wa 2, harimo abantu bitwa abagibeyoni. Muribuka mu gihe cya Yosuwa, abagibeyoni baraje babeshya Yosuwa bati twebwe tubakure ntaho duhuriye nabo. Ariko mu gihe cya Sawuli, uyu nguyu umaze kuvuga, aravuga ati abagibeyoni nubwo basezeranye isezerano na Yosuwa, jyewe ndabarimbura. Agerageza kubarimbura. Noneho ku ngoma ya Dawidi ariyo yakurikiyeho hatera amapfa. Imana iramubwira ngo iki ni igihano cy'uko Sawuli wakubanjirije yagerageje kurimbura abagibeyoni kandi barasezeranye isezerano namwe mu izina ryanjye. Dawidi arabaza ati se twakora iki kugira ngo aya mapfa aveho? Aragenda asanga abagibeyoni, aravuga ati mbakorera iki kugira ngo mukize ubwoko bw'Imana amapfa? Umva gutekereza kubi gutewe n'urwango. Iyaba ari jyewe akaza akambwira ati mbakorera iki, ariko kumubwira nti twe turi abagibeyoni ariko turi abacakara, duha uburenganzira tube libre, tugira umudendezo ungana n'uw'abandi baturage muri iki gihugu. Bati se uburenganzira twabubona? Ati murashaka ubuhe? Ati uduha abahungu 7 ba Sawuli tubamanike ku karubanda, tuzakomeza tuba abacakara ariko twihorere tubamanike ku karubanda hari. Nawe itekereza, barakomeza aba bacakara ariko bamanika abahungu 7 bo mu muryango wa Sawuli ku karubanda. Babuza amahirwe, bayabujijwe n'iki? N'urwango rw'igisekuruza. Ibi rero ngira ngo ngane ku musozo, ari uwakoze ibyaha ari n'uwabikorewe iteka ryose basigarana ikintu ku mutima kandi gituma batagira amahoro. Noneho niyo mpamvu buriya umwami Yesu ubwo yajyaga ku musaraba, Bibiliya tubwira muri Yesaya 53 ngo yari yishyizeho ibyaha byacu no gukiranirwa kwacu. Bivuga ngo wa wundi wakoze ibyaha afite ahantu ashobora kubisuka. Hanyuma ariko ku rundi ruhande bakatubwira ngo yari yanishyizeho n'intimba zacu n'imibabaro yacu, ukabona ushobora kubisuka nawe. Buri iyo wegereye Yesu, njya nkunda gukoresha umwitozo abo bantu, buri muntu wese ufite ibintu byamunaniye kubirekura, uzagende ufata umwanya. Nabonye agaciro ko kwandika. Uzagende ufata umwanya, niyo utakwandika wicarane na Yesu muri mwenyine, umutekerereze inkuru yawe nk'uko ndimo kubabwira. Umutekerereze inkuru yawe mu gutumva rero Yesu, ngiye kukubwira ibyanjye, nkwereke ibintu byagiye bimbabaza kandi ungirire neza, womora umutima wanjye. Ibi mbabwira jyewe narabikoze birakunda, ariko nabikoze ntaranamenya yuko bizagirira umumaro abandi. Jyewe reka noneho mbaho ubuhamya bugufi. Jyewe ngo nkunze kubibabwira, papa bamwishe mfite imyaka 5, nari mutoya. Papa yari umucuruzi, afite iduka, afite ubwato buroba amafi muri Muhazi. Baramwishe, ubwato abandi barabutwaye, iduka naryo bararisahuye, baranarishenye. Tuvuye ku muryango umeze neza w'abana bagira papa ujya Bugande akatuzanira bombo mu bintu nakundaga. Niyo papa yabaga agiye Bugande kurangura, kuko yazaga, yari afite igare yazagaho, yari afite ikote bitaga shati kote, ikote rifite imifuka hano na hano, ikote rya shati kote. Akazanamo amabombo, noneho yaza tukagenda twiruka tukajya gukuramo amabombo afite imihiro, amabombo y'amadivani yayakuraga i Bugande nyine avuye kurangura. Tuvuye muri iyo family imeze gutyo, dusigara aho ngaho, nkajya mbona mama arira nijoro, bukeye n'amarira arashira,
ariko ahindura isura neza neza adushyira ku murongo twese, araturegimentinga nk'abasirikare, bituma tubaho. Ariko nkura mfite umujinya, tugira ibyago muri 73 barongera baratwirukana mu ishuri, nongera kuri bagage yanjye y'umujinya n'urwango. Ariko tugira Imana ko twebwe twize mu seminari, ubwo nibo ndahina inkuru ko twebwe twagize Imana twiga mu seminari baratugarura, ariko tugaruka wa mujinya ntaho wagiye, tuwusengeraho tuwigiraho, ariko gihe wangizeho consequence. Ubundi icyo gihe batwirukana muri 73, ubundi njya kwiga muri secondaire nari umuhanga. Muri primaire, jewe primaire nayize mu myaka 5, uwa mbere n'uwa kabiri narabifatanije nimukira mu wa gatatu, ndikomereza. Ngeze mu wa gatandatu rwose mu myaka yose nize muri primaire ngira ngo uretse rimwe cyangwa kabiri nibwo ntabaye uwa mbere. Ngeze muri secondaire rero nari nzi ko nzakomeza nkaba uwa mbere, sanga hari abandi bana bazi no kwiga. Munsi cyembwe cya mbere wa porokaramye wa mbere numva sigewe, uwa kabiri numva shwe, uwa gatatu numva shwe, uwa kane numva shwe, uwa gatanu wapi, uwa gatandatu wapi, nza ndi uwa karindwi. Ariko bagiye kugera kuwa kane namaze gukubita amarira hasi ndimo kurira. Ariko ntangira kwiga ndavuga ibyo ari byose umwanya wanjye ngomba kuwusubirana tu. Icyo gihe rero batwirukanye, umwanya wanjye naho usubiranye. Bamaze kutwirukana turagenda tuvuyeyo, numva ibyiringiro byaheze, ndavuga ntacyo nigira, n'ubundi bazatwirukana, n'ubundi niyo twarangiza nta kazi bazaduha, mbese ibyiringiro byose birahera. Icyakora nkaba uwa kabiri, undi mwana akaba uwa mbere. Hari umusore twiganye yabaga uwa mbere nkaba uwa kabiri, turinda turangiza. Iyo myanya ibiri yari reserve, iyo waprokaramaga yabaga ari uwa mbere nkaba uwa kabiri, n'ukurikiye yabaga afite amanota makeya nyuma yacu. Turangiza secondaire, toroma irimo. Niki cyamvuye toroma mo gake, tuje gusaba buruse yo kujya muri université, ndongera muhura nayo. Hari umugore yakoraga muri bureau de buruse, yari umudamu munini wirabura, twamwitaga monument. Abana bose baramutinyaga, ariko gihe yanyigirijeho nkana, ndagiye muhaye ibyangombwa arabirebye, ko twasabaga buruse nyine tutwaye ibyangombwa, arabirebye, ageze kuri identité complète mbona yitinzeho, arareba yobura amaso arandeba, arongera ariko nkomara ngo ari imyoza, ibipapuro bijugunya hasi, ngo nsohoka nihebye noneho burundu. Ndavuga nti na buruse ntayo bazampa, ngi wacu mu cyaro nsaba akazi k'ubwarimu, bahangirira neza barakama. Muri kilometero 8 z'iwacu nkajya mbyuka mu gitondo, byanteye kumenya gusenga. Ariko Mana wambabariye ukangiza aka kazi, wambabariye ukanjyana hafi y'iwacu, niyo nabura buruse ariko ukanjyana hafi y'iwacu, wambabariye Mana ukabijyamo. Ibijyamo kuko bahamagaye babonye buruse, numva nige bahereyeho. Numva ibyiringiro biragarutse. Amanota nabonye muri université arutayo nabonaga muri secondaire. Ko muri université narangije mfite amanota 85, baramfata mbu mwarimu. Burya wumva amateka aragukurikirana. Mbumbaye umwarimu, umwaka umurangiye mba nabonye buruse yo kujya kwiga muri Amerika, ngiye gukora PhD. Numvaga ku myaka 29 ari je muntu muto uza ufite PhD. Umwaka urangiye mbona bari witurutse muri ministeri ngo kubera impamvu za leta ngo ntukiri muri université, ngo twakohereje kwigisha muri secondaire. Yewewe ndagenda ndamanutse ngiye kwikubita hasi, nisanga ndi Rulindo muri tronco. Ariko uwo mwaka ntangiye kwiheba, Yesu aramfata ndakizwa. Ariko burya gukizwa ntabwo bikuraho ibikomere. Narakijijwe, mba n'umuvuga butumwa, abantu bakankunda bakantumira, ariko ndi umuvuga butumwa urakaye mu mutima, nkarenzaho nkabwiriza, ariko nabandi hamwe n'abantu twumvikana tubyumva kimwe, nkababwiza ukuri kose. Reka njye mbaturira jewe, nta mpamvu yo kubihisha, je nangaga abahutu nkanabivuga, ariko kubera ko aribo bategekaga ntabwo natinyukaga kubishyira ku karubanda. Ariko nabandi hamwe n'abantu tubyumva kimwe, turi kure y'amatwi yandaraye, nawe bari abantu nzababwiriza bajye mu ijuru, ariko mu mutima wanjye nta nzira bafite ijyamo. Can you imagine? Yesu aranyihorera pe, aranyihorera, ndabwiriza
bimaze kuryoha, maze kuryoherwa n'agakiza, aramfata arambaga. Ndibuka umunsi umwe, muribuka amagambo twize kuwa gatanu, ariya magambo Yesu yavuze akijya ku musaraba ngo data ubabarire ko batazi ibyo bakora. Buriya ari inzira y'umusaraba. Nakundaga gusoma amateka, ibintu byo ku musaraba, iyi jambo ritimbira riva muri Bibiliya rimfata mu ijosi. Mba Yesu tubyumve kimwe, nzagukurikira ariko aho urimo kunjyana aho ndumva ntari bugeyo. Urashaka kumbwira ko nzababarira abantu bishe data bakica bakadusenyera bakadukenesha bakatwirukana mu ishuri bakanyirukana mu kazi bakancupiza bakanzana muri tronkome? Ibyo ngibyo ubigumane, sinshobora. Nzababwiriza bagusange ariko iwanjye mu mutima no way in. N'ubuhamya bwanjye ndimo kubihera, ntabwo ari ubwundi. Hari abantu bajya ngo ariko ngo buriya ngo nukubiba inzangano. Nta nzangano ndimo kubiba, ndimo ndabigisha kugira ngo nabo bameze nkanjye mukire. Hanyuma ariko haciye iminsi ndabona ibyo byose sinigeze mpitamo kuba umututsi, nahisemo kuba umukristo. Sinzabaho nkurikije ibyo ntahisemo, nzabaho nkurikije umwami nakurikiye. I will forgive. Ndagenda mfata umunsi wakonje ku ishuri, nicara mu cyumba cyanjye, ndabanza ndihana, mbwira Imana umbabarire ko nanze abantu, kuko nari mfitemo n'abantu b'inshuti. Umbabarire ibigambo nagiye mpondagura bitari byo. Harimo abo bamfashije, harimo abangiriye neza, hari n'inshuti. Hari igihe muhondagura ibigambo mukibagirwa ko ibyo muvuga atari n'ukuri. Nanjye ndavuga ariko rero twumvikane, reka nkukorere liste y'abantu noneho nanga bifite impamvu. Mpera muri 63 nkora liste y'abaturage biwacu Intete, nkora liste y'uwari burugumestre wacu, nkora liste, ndakora liste suasani, njya muri 73 nkora liste, njya muri 83 nkora liste, mbese buri myaka 10 nifite liste yaho. Ndavuga nti Imana naba nabo. Imana iramubwira ngo ye nabo nabo, kuko ubwo Yesu yari ku musaraba yababariye akimanitse ku musaraba, ibiganza birimo imisumari, umutwe urimo ikamba ry'amahwa, abantu bahagaze munsi barimo kumuseka. Arabareba barabitegereza aravuga ngo data ubabarire ko batazi icyo bakora. Nawe bari yo nzira unyuramo kandi bizakugirira umumaro. Umva, niba hari umunsi nariza amarira, naraturitse ndarira mbabarira abo bantu, data ubabarire uyu nguyu, nkamarira kanga, najya kuvuga ngo ubabarire nkumva haravuga ngo baragapfa baragashira n'abana babajyane nabo, ariko ngwana n'umutima, ngeze aho ngaho ndawunesha. Ndabikora kabisa. Yesu arambaga, aranyoza, aratunganya. Narangije gukora liste yari ndende rero nk'abantu bagera muri za 30. Narangije kubasengera neza, imbaraga zanshizemo, ndaryama ndasinzira. Narakangutse numva n'uwazana umuyaga ugahuha naguruka. Umunsi ukurikiyeho ikintu cyambwiye ko Imana hari icyo yakoze muri jewe. Narazamutse ngiye ku ishuri ngiye kwigisha. Umubikira watuyoboraga ambonye nturutse hirya, arambwira ngo je, ngo niki cyakubayeho? Ni kubera iki? Ngo waturutse hepfo hariya, ngo mbona urasa neza mu isura ntigeze nkubonamo. Ndavuga ni maseri, koko nibyo. Hari ikintu Yesu yarayakoze muri jewe. Hari umushyo yarayashyizemo, arambaga nkubaga ifi, arangije ibyo mu nda byose abikuramo, ashyiramo umutima mushya. Reka twicare mbigutekerereza. Mpera kuri iyo nkuru nkuko nayibabwiye, ndabimutekerereza byose, mbona umubikira araturitse arariza. Ngo najyaga nkubona ntazuriwe, ni nuwo ndiwe. Ariko nkubwira ikintu kimwe, ubu ndundi muntu kandi nikomeze. Guhera uwo munsi sinigeze nsubira inyuma, kuko hari n'indwara narwaraga zahise zikira. Ubu bwo mu ndeba narwaraga igifu. Iyo hazaga ikintu giteye stress, nandika memoire yanjye, nubwo nabonye amanota menshi, narwaye igifu. Umudamu watuvuraga ariheba, anshyira ku mata biranga, angurira nido biranga, anshyira ku binini biranga. Kandi naribwaga n'iki n'imbeba zari ziri muri jewe, imbwebwe tu. Navuga ni ndimo ndagoka, amanota nzayabona, ariko iki gihugu nta mugisha nzakiboneramo, bikanja. Ariko ubu ngubu niyo wateka urusenda ukampa ubugari, narurya nk'isosi, nta gifu nyirwara. Byajyanye n'iyo ntuza. Umunsi nihani nkababarira,
ibifu byaragiye ko burya hari imbwebwe ziturya tukajya turwara twibwira ko ari ubundi burwayi ariko harimo impamvu. Ndagira ngo ngarukirize aha ngaha mbwire buri muntu wese uri hano, reka Yesu arebe mu mutima wawe, wirebemo imbere, kuko hari ubwo twishakira ibisobanuro. Nibyo nenda kubabwira ngewe, abo bantu bagera kuri 30 nabwiraga Yesu, mva Yesu, abandi bo ndabizi rwose byari prejudice, byari ibintu bidafite ishingiro, ariko aba uyu uramuzi n'imbiri yari afite, uyu nguyu uramuzi ahagaze iwacu yambaye agakabutura kanjye, erega bose nari ngifite picture yabo mu maso, uyu uramuzi. Hari nubwo najyaga mbibwira mama akambwira atari ko ibyo bintu urabizi. Ubwo ibyo bintu urabizi? By the way, ikigusetsa ibyo bimwe navangaga ibya 61 na 63 ko burya abantu ntibagira amatariki mu mutwe. Ntabwo mama ndabizi, ndabyibuka kuko byari byarafashe mu mutwe. Burya hari ibintu umwana yibuka, ibintu byamunejeje n'ibyamubabaje ntibiva mu mutwe w'umwana. Nabyo burya mujye mubyitondera, nubabaza umwana ujye umenya ko ashobora kutazabyibagirwa. Umwana muto mujye mwitondera uburyo muwafata. Ariko Yesu yarampinduye, kandi ibyo Yesu yankoreye nawe ashobora kubigukorera. Numwemerera ukajya imbere ugatwikura ukamubwira ngo rero Mwami Yesu, iyi bagage ndayigendana kandi ndashaka kuyigusigira, ndashaka kudesharije uyu munsi nkayigusigira. Yaba ari ibyaha ukaba ufite umuntu wahemukiye, ewe hari abantu bahemuka ubuhemu bwe bukamukurikira, atari n'ibi bya jenoside yakorewe Abatutsi, oya ubuhemu busanzwe. Umuhungu atera umukobwa inda, reka wenda mbayiyongiye kuko sinzi impamvu nje mu mutwe. Umuhungu umwe twigeze kuganira yateye umukobwa inda, hanyuma aramufasha bayikuramo, amujyana nawe ati nta mwana wawe nshaka, ndaguha amafaranga inda tugende tuyikuremo. Bayikuramo, ntiyanamurongora undi. Noneho batinze gutwita aza kundeba, arambwira ati pastor, mfite ikibazo. Mfite ikibazo ki? Ati ndumva Imana irimo kumpana, ati kubera icyaha nigeze gukora. Ntoya amezi 5 aciyeho, nta rwose ntarirarenga, nta cyaha Imana ya Irembo Ryera TV, 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 Irembo Ry
ryera TV, irembo ryera TV, irembo ryera